bafunga ibintu bya clubs entertainment bayifungura aba DJ tongera turaka rero twari dukumbuye cyo twagombaga guhura nyine tukarya show abantu bari badukumbuye bakatubona tukabyina twa muziki meze bien abantu bakishima bro subizi se kwa kanove ka Jimmy Kema tayango manu mujamanu gikora abantu yo Bosco man hanya mwita guca mwita wo muri high five man kwa Kagame high five musaza high five mzee amwita man amwita ndibuka neza ariko ni gutyo high five aya nangare yorashima amwita kuri kamera nawe yaratse Sintana man ni Sintana man Sintana allez les messes It's not a game, it's a rich thing. Iyi ni Peace Media TV, nizere ko mumaze kubimenyera mwese. Yari Peace Music TV ko yahindutse Peace Media TV. Hanyuma yuko rero ihindutse Peace Media TV bitewe nuko hari content zigiye zitandukanye zidafitanye isano na muzika, twashatse kuzajya tubaha zigiye zitandukanye nkuko mubibona aho ngaho kuri kamera. Umusore nazi ibyo harimo, ku bakobwa bavuga ngo no gusireyinga ariko gusa nyine ni umusore w'imyaka itari myinshi cyane, itari na mike cyane. Niwe nagize ngo tuganire kuri uyu munsi, tuganire byinshi bitandukanye. Abakunzi ba Peace Media TV mumenye ngo ninde, mumenye ngo ni ibiki biri hanze aha birimo sliding. Turakwakire kuri Peace Media TV. yo wagwan Atangira twibwira. Mbere yuko twibwira banza ukande subscribe, ufungura inzogera, notification ujye uzibona 5/5. Turakwakire kuri Peace Media TV. murakoze cyane Norbert Bakwita baranzina nabira ko nivu ariko utwo tuntu mugenda muvuga muri iyi minsi ntabwo nivu abamumenyereye rero n'abatamumenyereye, abantu mutamumenyereye mwagira ngo ni ukuderanje cyangwa n'iki, nuko abantu baba mutunze abo babana abakire tuvuga gutya abakire nuko muvuga. Ubwo ufite miliyari zingana ko ni mu madolari bro ni mu madolari. Yanze kwivuga ariko bamwita Shema Irene. Ni umuntu wagiye gukora ibintu bitandukanye, produits zigiye zitandukanye. Yatubwira ahantu akora kugira ngo naza kubimuvugira ngagira ibyo nibeshya. Yes, murakoze. Nitwa Shema Irene aka DJ Komendo bazi no umuhungu wa mbere mu gace. Murakoze Imana. Ndi umu presenter kuri Triple TV. Nkana ba CEO wayo. Abantu barayizi Zenda sekiji ni CEO wa Triple TV. Ambo CEO wa Triple TV ariko ikintu nashaka kutuganiraho ntabwo ahanini cyane ari ibijyanye no kuburi CEO. Nashaka kugira ngo twiganirire, muri kote entertainment. Mberutse kubona video yawe uri hamwe na mugenzi wawe umu DJ Brian muri ahantu mubyina. Hano mwari muri ni hehe? Ari ahantu ni muri hotel imwe nashaka kuba nakamamaza kuko nta mufungo bamaye barabizi ariko nyine tuni hotel ari haruguru Nyabugogo, hari hejuru ya traffic ya Feruje. Iyo video yaraslidinze cyane, abantu bibaza cyari cyabaye hari ahantu ni hotel isanzwe cyangwa ni ikindi gitaramo cyari cyabereyemo. Byari silent disco, harimo aba DJ atandukanye, twe na ba Pendo, turi kumwe na ba Brian, DJ Lion, DJ Fabulous, my brother. Kumva byayitangaza nyine byagitaramo gitangaje cyane, cyari cyitabiriwe n'abantu benshi, abantu babyishimiye bro. Nabwo kuri Instagram yanjye live ndabwira uti ku munsi wo kwa gatatu silent disco. Ndashimira abantu bose bakitabiriye. So crack of the mwabanye netwe na Brian no twari turi mu gitaramo d'abord kwa kuma muri fotozanya n'abafana. Brian twifotozanya n'abafana bacu nyine biraho video. Sinzi abavuga amagambo bayivuzeho ariko ntabwo ari amagambo mabi, nuko nabonye kari guslidinga. Abantu bibaza ibyo bitaramo musigaye mukora nk'aba DJ kuko abantu benshi nabonye muri karaka video baraba DJ nibajije icyabaye kugira ngo aba DJ muhurirane mu byino umuziki kuriya abantu sibye abantu bakiye nabonye bataraba DJ ariko abandi nabonaga ari aba DJ. Nakuvuga urabona guhera mu 2020 mu kwezi kwa kane gutyo covid iza
akazi k'aba DJ kahise gasa nk'akagabanyuka cyane. Aba DJ barakubitwa byata abenshi babura akazi, ama clubs barayafunga, sibyo ibintu nyine by'ubu DJ bisa nk'ibisubiye hasi. Gusa hashize nk'umwaka umwe, muri uno mwaka turimo nibwo bafunga ibintu bya clubs, entertainment bayifungura, aba DJ tongera turaka. Rero twari dukumbuye cyane, twagombaga guhura nyine tukarya show, abantu bari badukumbuye bakatubona, tukabyina, twa muziki meze bien, abantu bakishima bro. So bizi se kwavuga ngo nta kiniki ako kantu iryo jambo uvuze urarivuze, nibuka itangazo rya RIB, usibye ko nabibonye byanditse ku gihe, ntabwo nzi niba ari itangazo batanze, ariko ngo byemejwe ko iyo mvugo ngo nta myaka 100 ari imvugo y'ibyihebe. Mwabyakira ute mu mwakunda kurikoresha cyane? Mari sundi cyebe cyane utaniki wakwinose utarihebye twarihebye. Sinzi impamvu urubyiruko cyangwa abasitari mugeraho mwiheba mugakoresha amagambo nk'ayo ngayo. Mwana hatari amagambo no yense niriyarite mani nuko nese no wozayibahira myaka bajya bavuga n'ubushakashatsi gabura byemeza n'abashakashatsi n'ibyihebe barihebye. Ntabwo nzi niba ubushakashatsi umwe yaravuze kumva ngo nego munyafrika ngo wari ufite ubushobozi bwo kuba yamaraga imyaka 100, nego apfuye 80 niyo na gatatu. Cyane kari mamo zazuka DJ Komendo arasetsa cyane, nasa naho warashoboye kibera umukomedi. Gwakubo komedi nkaba nka Rusine mwana wakugira ngo nka Rusine Patrick ukagira amansu. Baba we shabro nawe wacu apfuye aricyo ndakurahi. DJ hari uko byagenda kose mu kazi ko kudija, hari indirimbo playing nawe wayigeraho kabisa ukumva indirimbo irakoze. Nuwe mu producer mu Rwanda wumva ukora indirimbo ku buryo wumva ko iyo ndirimbo nawe yuri kuyideje, no kumva ko uwo mu producer arenze? No kuvuga wenda duhere nko mino myaka wera mu 2000 gwera muri lockdown yabaye 2020 ndakeka imba nibeshye. Haje inkundura y'umu producer wa audio bita Element man. Element yafashe music nyarwanda arayihindura bro. Azana ndabyiuka ingoma Hands Up ya Bruce Melody. Ni ingoma wacurangaga kuri radio, abantu nyine kumva feedback zabo, nyumva kumva ingoma bazishime birakomeza. Element nyine to Element yakoze Hands Up, arakomeza akora micro ya Davis, akora n'ingoma nyinshi cyane. Element ngo Element bya bikombe byose ahabwa bya producer w'umwaka, ni binakwiriye tu niwe waje afata music nyarwanda ayishyira kuri ya level dushobora kuba twafata muri club tugaplayinga guhera ku ndirimbo ya mbere ku ndirimbo ya 20 ari umuziki w'abanyarwanda gusa, simuzeka iza Element gusa. Hari n'andi ba producer bakora nka ba Davidenko agakora ari wamucyane gukora muri High Five mwita mukira nyibutsa mwita ntabwo namumenya, ni umuyandaza kumukubitsa amana akarya kanuve ka Jimmy Kemana atayango mana umujamana ugikorera abantu yo Bosco man hajya mwita gucya mwita wo muri High Five man kwa Kagame. High Five musaza High Five mzee yamwita mana amwita ndibuka neza ariko ni gutyo High Five aya nagare yorashima amwita kuri kamera nawe yaratse Sintana man, ni Sintana man. Sintana alele mesta wongo Sintana komeza muri ndimbo twumve. Aya man nani yo boss niyo boss ka kurya copyright nta mudije uririmba nako nyuma mfitano bandirimba nta mudije uririmba. Ni Komendo kuri Instagram witwa banyita DJ akarongo ko munsi Komendo uyitubona mujye mu following mugere mureba twutuna ba uploadinga bigiye bitandukanye. DJ Komendo ubwo iyo ubonye industry ya muzika mu Rwanda ubona iri ku rwego music nyarwanda tugiranyije muri ino myaka music nyarwanda ni munsi ya 2010 gutyo gusubiza. Ubundi cyo kimwe nakubwira this new generation man bazinye ikintu cya innovation muri music nyarwanda itiba big. Twaraje tubona Kinisoro akiva muri rya tsinda
Yemba Voice. Yego. Kiniso yatangiye umuziki ubona ko ari umwana ufite talent, gusa kakambwiye ka experience ko yakora ibintu by'ingoma nziza byaje muri no myaka 2019. Kiniso yatangiye gukora umuziki mwiza bro. Wa muziki wumva ko nyine ukumva ko ari umuziki wakumva inshuro 3-5 kandi urumvira streaming. Wow, streaming wumva pam byo ku downloading. So music nyarwanda rero yageze ku rwego rushimishije aho usigaye ubona muri concert za company zateguye ama concert za EIP za anti bose kumva bafata abahanzi nyarwanda bakabagira benshi kurusha n'abanzi mpuzamahanga. Uribuka nko mu myaka ya 2007 gutyo bro, nibitamo byose byaberaga mu Rwanda sibyo, byaberaga mu Rwanda mbere ya Guma Superstar. Byaga ari ibitaramo byajemo abahanzi nyabuganda ba Radio na Wizo, bikaba byajemo bandi ba Kamiliyoni. Abahanzi nyarwanda bakizagamo bari cheap, sino kuba cheap gusa barazaga ukabona nyine bafashwe nk'abantu bari hazi. Ariko ngubu barakubwira ko umuhanzi nka Davis D ajya muri arena kumva bro, yajya muri arena agakubita indirimbo ukabona abantu barajyanana nawe. So entertainment nyarwanda ro music muri rusange iri hejuru muri kano gace tu. Twabonye abahanzi benshi bagiye bakora, abahanzi benshi nyarwanda bakoranye n'ibyano muri East Africa twemera, ba Diamond Platnumz, bandi ba Harmonize, ba Eddy Kenzo, benshi bro, benshi umva ko music nyine yacu yarazamutse to. Twarenze ku Barundi. barenze ku Barundi. Umva nko mu DJ ukorera mu Rwanda. Nshingiye nko ku ndirimbo ya Mico the Best aherutse gusohora, avuga ko ngo muziki nyarwanda industry bayinjiriye, aba Nigeria ngo bayinjiriye. Iyo ubonye nko mu Rwanda hateguye igitaramo gikaze cyangwa hateguye show ikaze, bagatumira umuhanzi wo hanze bagasiga abanyarwanda. Dufite abanyarwanda bakaze bari gutwika hano hanze. Ubu byakirute abantu abakora muri entertainment hejuru cyane. Ubu ni iki wababwira kugira ngo icyo kibazo cyo gufata amafaranga y'u Rwanda izo show zikaze bakazishyiramo abantu bo hanze bimeze bite? Hakurongeye ikintu numva ni kimwe sibyo. Ntago mvuga ko kuba bazana wenda nk'umuhanzi nka Omaley bakamuzana mu Rwanda bagakorera itama muri arena, ntago mvuga ko iki kibazo to. Ahubwo noyese ngubwo twazadora twagiye muri concert ngo haje baki kiniki babinyo ngo haje Bruce Melody, ngo haje bande na bakenike shata abantu baraho. Icyori cya mbere cya kabiri cya gatatu twazabahaga mani so kubabeshya. Ahubwo kuzana nka Omaley kumva akwe muhanzi mukuru wenda ususutse abantu bwa nyuma wenda baje buriya se bro ba Bruce Melody twabanye Kanombe abazi sibyo. Unazamani ikirumbi vene ngo ngiye kura Bruce Melody tatikugana kwino mihanda kumva mani. Nawe ugabanza mu Rwanda bafite ikibazo nazi ni muri mind zabo kumva, baba babonye ikintu nakita nk'amahirwe bro yo kuba bafata experience za babahanzi babarenze kumva. Baca umugani ngo nimba utazi ngo nimba utema kuru kwavura uryo jya wema kuruzi no kwiruka. Barabajama mani bararenze kumva. So uzafata ugiye kwiyajyanya na barema mani fari ukorana na ba Sibi na ba Justin Bieber. Make ushatse kuvuga ko era ndirimbo ya Mico the Best hari ya sana hari Amatakira ngo biranubu naje kuvuga Mico yari kunterura naro arubonza barwari ndabikubwira hanze ya kamera. Ariko ikintu navuga ni kimwe man, abahubwo ni babyaza umusaruro kuba barabahanzi bava hanze babagiho nyine ikintu cya connection man kumva. Nkanjye mvuze wenda sibyo twagiye nko muri show na uyo nabandi ba DJs wenda bo hanze. Ngiye ikintu mvuga ntabwo mpita nibaza ngo kukibaza ngo mu DJ wo hanze kandi twebwe wenda twe ngo duhari kumva. Ni ikibazo nyine man, ni imyumvire tu iri cheap kumva. Aho bw'ikiza sibyo Omaley yaraje, ese ari umuhanzi wamwegereye wenda atambwiye uti twakorana wenda ni nk'ingoma kumva. Barema baraje ba dekure baraje, nta muhanzi n'umwe ufite ubwenge bwo ko yavuga ngo
negere basi uriya muntu arandusha ikintu anyereke dukorane twagure brand nyarwanda sibyo ro mu gihe bagitekereza gutyo ntago umuziki uzakura none se reka wenda nkubwire sibyo nimba barimo baravuga gutyo ngo abahanzi kuzana abahanzi ngo bo hanze mu Rwanda none se bo barashaka kuba bo abanyarwanda batazatumirwa hanze bo akantu gatekerezeho mwana noneho noneho nko mu Faransa bahise bavuga kumva ngo nimukaza n'abanyarwanda ngo abafaransa duhari ni ubucucu cyangwa bashaka ko umuziki tuwugira lokali umuziki ni international bro ikintu babwira nyine bari ko ubucucu tu abenshi barize bazemba barayarangije Bruce Wade ngaririmbye ngaye mashuri mudusaba Bruce Wade yarivuyemo ndabizi ntabwo yararangije abashaka kubeshya Oriri bro DJ Komeno utahanga ubanza mwita n'umukomediye kuko ukuntu avuga ukuntu asubiza bigaragaramo utuntu two kujoginga cyane no kudaca ku ruhande agasubiza direct kandi avugishije ukuri. DJ Komeno nakomeza mwibariza muri muzika nyarwanda nkaho umu DJ ubibonera hafi ugenda ubona uko ibintu bigenda bizamuka hari abahanzi bari kuzamuka navuga nga Okama navuga ko mvuze ko kizamuka se naba nibeshye ntago beshye mbona ukuvuga ngo ura mu type Okama aje mu buryo butunguranye aje nk'umuntu w'umu DJ uburi hariya indirimbo zisohoka uziplayinga Okama ni igiki cyatumye abantu bamukunda kuri ura rwego Okama no kuvuga ngo ni umusore ufite impano kumva akongeramo n'akantu ka creativity uriya rukuntu njye wumva indirimbo noneho nyuma wenda ukadugatsi iyi ndirimbo ni yandi ariko yumvisha indirimbo ya Okama kumva ukuntu ayitangira ukuntu ayisoza witumva ko nyine man n'umuntu ufite talent Okama ndamwibuka abantu benshi batari bamumenya yari afite indirimbo bita Toto ntari bwamenyekanye cyane njye nazi playingaga muri clubs barabizi kumva nyumvira indirimbo Toto Okama ndakeka yaracyuye umunyeshuri ku Nyundo sibyo muri 2020 maybe muri 2020 yacyo umunyeshuri ku Nyundo asubira irandirimbo ye Toto mva ni indirimbo nziza ndavuga ati bamwitege uno mwana ntabyanditse no kuri Instagram yanjye ndabwira uti mwitege uno muhanzi Okama ubungu nibyo ibintu bari kugenda babona bavuga ati genda watubwiye nibyo Okama rero it's an artist man n'umuhanzi neto Okama burya nawe ushaka gufata ka kantu mwamwivugira nk'umuzima busanzwe nakahita gakuramo indirimbo kumva ibaye nziza mwabonye ngoma ye bita ampucuri bahita pucuri imbare ampucuri yakaka gomba urakabona agakumva nabyekera ari ukuntu wenda abaga warakaye bakahita bavuga ampucuri vowe kumva man Okama nyine ni umuntu nyine man afite creativity tongeye icyo ngiye mukondera Okama kabisa uramusore arimo arazamuka bikaze imyaka 3 iri imbere Okama muzajya kuri stage agakubita ntihagiye n'umuvuga mwarabibonye muri cya gitaramo cya Score Plus bari bateguye Okama bamugeye kuri stage kabiri yaririmbye umwanya we iminota ye arayirangiza inyuma backstage kumva backstage bumva messages zo kubafana zivuga uti bring back Okama mugarure Okama bro handi byabaye nk'ako Okama agaruka stage n'ababishiye ibiceri byabo barabirya noneho barabifiringa bumva ko nyine bishimye to kwishimira umuhanzi nyarwanda amplis Okama Okama ararenze man ambo DJ hari indirimbo iri hano hanze irimo iraca ibintu inana irandirimbo ya bayikoreye marketing itarasohoka itinda no gusohoka irandirimbo igisohoka wumva itandukaniye n'izindi kuko irandirimbo nkurikije ukuntu bayiteguye igihe babanje kuyamamariza n'igihe yamaze itarasohoka harimo akantu isa nawe yateguwe cyane nkamwe mu bahanga muri muzika ni iki mwasanze itandukaniyeho n'izindi ku buryo ari gutinda bigeze hariya ubundi kumva kara nta kantu keza ngiye nkundira Junior Giti CEO wa Giti Group Business sibyo nimba nibeshye sibyo ubundi uzarebe man nko wenda ni nko muri za Amerika sibyo
kugira ngo indirimbo yabo bayisohore nuko babanza bakora ikintu cyitwa nk'agatwikoto no gutwikira ingoma sibyo niyo bataba wenda bakoze wenda akantu kakava gusa bo bafata entertainment yabo bakayitigisa tu yangoma ikazasohoka ari ibintu biba baravuzwe cyane nk'itangazamakuru wenda sinzi nimba wibuka umujama bita mwita Rinas wa mujama nyine n'umutipe tu nyine wengu yaratwite kumva akazajya abwira nyine ngarinda kubyara agapostinga amafoto ndabizi abantu bari kuri kamera bose barayibonye sibyo hari uriya mujama ikintu ngaratwite cyari alubumu ye man yafite alubumu iri indirimbo 12 ndabwira ati ngiye kubyara ibitangazamakuru ku isi yose birasara sibyo nyuma gataza kwita avuga nyine ko umwana we yavutse fagira ngo yabye nyine umwana tukumbi yari album yari yasohoye to rero kara giti nta kantu keza to kwamariza indirimbo kuri nani ni byiza man ntabwo nandi babyigiraho to abantu uza badatweka wewe playing uri mu kazi uri muri DJ ubona abantu bayakira bate ni vibe ya dance man Chris baramuzi ariko bwa mbere yanje ko bita ndirimbo harya itankukira amashu Karamungu nisha ndirimbo yakoza gashya ha ewani nani yesa sora na plan jashe y'imyenda yesa sora imyenda nabonye isekeje karaka bora hari umuntu wambwiye ngo ni umururumba gasobanwe sora karimi ngo ni umururumba uramujama akagira umururumba kakana bigaragaza mu myambaro ari umururumba rego byemeza ntago tuzi impamvu ariko mani ni umururumba ikiganiro yagiranye na Emirene kuri Empire nabonye yarabisobanuye ni brand nshyashya yasohoye nanjye nzayisohora ndayisohora akantu kemo karaseka mwe ngati ko katari umururumba se je nta by'imirurumba DJ Komendo muri iyi minsi indirimbo ni10 ukoze nka playlist y'indirimbo 10 indirimbo zava ku mwanya mbere ku wa 5 z'abanyarwanda gusa z'abanyarwanda gusa iya mbere niye kabiri ugera kuri 5 brogo yitoreshera gusa bwako sinzi ko nazipanga zose kumva ko umuntu avuga yenge ngiye ni ya mbere guseka mubwiye wenda nk'icumi zikunzwe mu Rwanda to sibyo ku mwanya wa mbere ndaze indirimbo ya Kenny Solo Jolie kumva kabituka kubitaho inana sibyo tugashyira indirimbo y'umubebe wa danje umudanje man bita Aline Sano sibyo bayita Fake G kumva gatanu tukaze naho sumakeka nzirebyo fresh bani kumvise gatanu twaze naho yangoma yandira sana mundi muri matwika wino minzira Papacangwe ko bazemye Bruce Melody ko Papacangwe yazize iki Papacangwe yazize cyangwe baramugambani Papacangwe ndamwibuka hari ahantu twari twagiye gufata show yari yagiyemo mu kigo cy'amashuri kikiri Kamonyi Fadaramoni TV tukavuga TV school icyo ngicyo nigeze kwagera yakoze igitaramo atarazamuka kiri hasi naho nize man abanyeshuri nawe banzare nawe wari kudijura muzi nicyaye nje mu bintu mu DJ ngera kayikaje bitaga Tox DJ Tox Papacangwe kizamuka namwibutse muri rasusho akiba umusitari akiri muri Rock Entertainment nabonaga ari umujamu uri gukora imiziki ikaze ari umujamu ukunzwe n'abantu ariko hashize nk'ukwezi niba atari byumweru 3-2 gutyo Papacangwe tutamubona Papacangwe yagiye Papacangwe kumva ukuntu byagenze afite management RE Rock Entertainment nyuma nyine baza kujyana bwa mani bw'ubutiko n'icyo avamo kumva ako cyangwe man umuraperi w'umuhanga ahubwo se ntanibagiwe man ku mwanya wa 5 hari ingoma cyangwe bita Nyosho man ya danje man we na social ngoma y'ubudanje bro ubu ngubu ari kwikorera se ariko na ubu na management afite cyangwe afite label bita Chuma Gangs kakajamya Chuma gushaka ko Chuma Nyosho cyangwe kumva man cyangwe nyine ubwo araho to arakora man afite n'ingoma danje Nyosho ku mwanya wa 5
mise mfungira naho ngaho nizo zonyine numva nizo goko kuko ibitaramo bye byose nagiye nsanga ari wowe ugiye kuri man cyangwa twarahasuyenganye sibyo guhera kuri zero man no kugeza ubu rero cyangwa bamwifuriza ibyiza nyine to bamwifuriza ibyiza n'umuntu man n'umuntu w'umudanje tu agira discipline cyangwa numwe mu basaninzi nyine tububaha man kandi ari hambo byatare harumvikana muri department y'aba DJ mu Rwanda hari umu DJ Brian umuntu kubona umufollowinga cyane ahenshi ari uba wagiyeyo sinzi impamvu na ubundi nzi neza ko abantu bakora muri department imwe bagira n'ishyamba twimijinya n'iki mudasapotinga muri department y'aba DJ ho bimeze bite ewana bro ni ba DJ nta gitima kibima na satani twebwe kumva life yacu man ni ukurya isi nyine ni ukurya ubuzima tukabura muri music nyine turumva buriya rero umuntu man umubebe nyine nako ni umumama bari umubyeyi mwiza man kumva winiga nyine tugira kisekera nta ribi nta gitima cya Brian kandi man show haba undi basigaye bacumbuga ngo nta Brian nta kirori nanjye ntajya mba numva nta kirori nagiye mba ari ubusabane twagiye mu busabane nabwo twabuvumbye kumva mwana ne Brian mwana umuntu ufite niyo public man nyine mwajya nyawe naga public bakabari muri benshi mukanishima nyine tu n'umuntu vibinga bya danje numwe ba DJ ambere b'abakobwa burangiye neme hano mu Rwanda to nako nawe wa mbere man nta n'umurodi ni ukwespira Brian aranyinspira byataye uzashaka ukuntu ujya muri gengo yiwe cyane nabwo do atangiye no kumamagara man subire kamukupe ndabiza amagambo abakunzi ba Peace Media TV ukora subscribe kugira ngo ibintu mujye mugenda mubibonera ku gihe kugira ngo hatagira bimwe bijya bibacika barebera ubuntu baradabagiye nta mafaranga tubishu nganje kubuntu bandi baranyishyura nyo murebera ubuntu barebera ubuntu kuva Dubai ku mwami wa Dubai ni ku mwami wa Dubai bamwita Shanchu ubwo zizo zirengeje 2,000 by'iki by'amadolari by'amadolari wowe izi boro zavuye reba abantu ba Davis ngo baba bari ngo za Dubai yewe umwami warambwira uti vuva fata akazigo kawe ndakubiye man iyo turi kuganira mbita nkuru ifoto y'uru gutereta uri seri njyewe se kera aho njya ntereta man umwana nkanjye yatereta bivuga se goko araka video gawe kuri Instagram urimo ubyinisa umwana ku gisimenti ariko gisimenti igisimenti cyarakoje badufashe kumara none badufashe gutyo bafata hano bafata ibifu ntago gufunga gisimenti wakiriye ute gisimenti irafunga ariko ahubwo bayifunze mu mutwe abantu bahise bafunga imitwe nta muntu ukijya irafunguye ntari siko nagize ngo barayifunze akareka aho bibera se bafunga byazabera nabiteho bibera abapfa kubafunga araba nije kamera sobanurire kuri karaga video nabonye ntago ari njye man ntago ari njye wapi ni wowe bira bintu byazamwe nandera ntago nzi umurezi ntimba ari irene wabishyizeho ntimba ari cyangwa ni cyangwa wabishyizeho uriya muntu ni wowe ahubwo uramujema tujya gusa ahubwo ntago ari njye uzarebe neza bose wanyoberwa ariko ubundi ni kuri Instagram yawe nakabonye cyane ni jya uceking mu Instagram yawe nawe ajya ibyo bintu ntabwo ari wowe akareka njye posting abafana abanyankira amafoto naza kureba ira video katari wowe mu gice cya kabiri nzagapima umwana wa pastor urabizi papa ni pastor mubi cyane muri etorero goko muri domoro cacu goko wasinda soma gake nawe jaba DJ Komero ndashaka wibwira abakunzi ba Peace Media TV ubarangire naho bakura
boro zawe hari ama playlist ugenda ukora projet zawe ugenda ukora ibitaramo bimwe na bimwe kugira ngo ujye bamenya aho wagiye ku DJ ba joining wabarangira. Ubundi Instagram nkoresha yitwa DJ / ko munsi komendo. Instagram nitwa gutyo, Twitter nitwa Irene official, audio mark ayino abari playlist zanjye banyita DJ Komendo DJ munsi Komendo. Nkoresha na YouTube YouTube reka menyere hapo ndi CEO kwigeraho baranyita nawe cano barayirashe. Cano ni yanyu si wayirasa. Urashaka cano nzayibarasa aryo babimenyeho dukora. Mbwira nsabe boss waguhe cano. Ana boss mureke wimuzana mana atanyirukana. Akor boss ushaka kunyirukana. Aguze umukecuru waje gusaba cano i Kigali. Bare ego ko Irene yariyebye cano mwana. Umutwe w'ikiganiro tuvuye ngo DJ arwaniye cano. Gusaba cano kuri Peace Media. Chaka cano yanjye. Abantu batwaye cano y'icyamamare. Boss wawe yitwa gute? Bamwita na mane na boss nge. Ngiye ba boss wagira bazimana. Umvase. Boss wa Komendo natange cano ya Komendo atandukane na Komendo. Yana je nari muhaye cano ambwiye uti bro ijyane kumva. Akataramagara bajya ku isoko man. Kumva. Barakwirukanye se? Banyirukana. Ese wakiro boss se baramwirukana. Oya ntago mbizi niho. Ahubwo mbaza ngo narabirukanye ko nagikora. Tezo narayihagaritse. Kurangiza ikiganiro message yakugezeho. Uretse guhagarika ikiganiro mbaye boss imbabazi. Tanyirukanye. Ubu ngubu ugize umwaka kamera gahita izima. Ego ko. Ari kodenyisha telefone singiye. Boss mane naraninya arabizi naramuhabisha. Burya ni DJ Komendo mwite Komendo yabarangiye aho mwamusanga. Ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya ungana gutya mukaza kuri Peace Media TV mugakurikirana ikiganiro. Subscribe utarayikanda ukibona ijambo subscribe rikiri mu mutuku kanda aho rihinduka umukara ufungura inzogera ku ruhande kugira ngo izindi update zibonere ku gihe. Ubundi twirire show mugani w'aba DJ. Reka dushimire DJ Komendo wari watujoyininze kugira ngo abaganirize kugira ngo tumenye byinshi muri entertainment, muri muzika nyarwanda, uko bihagaze mu ba DJ, uko bihagaze mu bahanzi. Twaganire byinshi rero. DJ Komendo turagushimiye. Murakoze cyane man. Reka mbashimire rero n'abandi tuzajya tuzana hano muzajya mubabona. Wowe wakanze subscribe uzajya ubonera ku gihe. Ndabashimiye mwese mwari kumwe na reka ndeke kuvuga izina mujye munyita Peace Media TV. Murakoze cyane. It's not a game, it's a rich thing.